Muraho neza abakunzi ba Lion Mountain TV. Njye uvugana namwe ni Rusasira Emmanuel nk'ibisanzwe. Tugiye kuvuga neza ku bugambanyi Dawidi yakorewe yirukanwa ku ngoma n'umuhungu we Abusalomu. Iyi ni Lion Mountain TV. Kora subscribe kugira ngo dukomezanye kandi ukore comment kugira ngo tujye dutegura ibiganiro namwe mwagizemo uruhare. Ukore share, ukore like nimba kino kiganiro gikunda kandi urujye dukunda. Ubugambanyi bunini bwari bugari cyane kugira ngo Abusalomu akorere se ubugome buhambaye amwirukane ku ngoma. Byatangiye ubwo Abusalomu yicaga mukuru we Amunoni. Reka tuze tubasasanurire tubahere imuzi tubabwire uko Dawidi yirukanwe ku ngoma n'ubucakura bwabaye n'intambara zabaye kugira ngo Dawidi agaruke ku ngoma. Murakoze cyane. Lion Mountain TV naho ngende Rusasira Emmanuel. Murakoze cyane. Rwari urukundo rugoranye cyane ubwo Amunoni yakundaga mushiki we Tamari. Amurundiramo umutima, aramwifuza, aramurarikira pe. Amukunda nk'uko yakunda umugore we, kandi yifuzaga ko yamubona ariko akabona bigoranye. Niko kugisha inama mwene wabo mukuru we mwase wabo, amugira inama yo gutumira ise akamusaba guhura n'uwo mukobwa wari mwiza cyane kandi w'igitangaza w'uburanga. Agahura nawe, ise amwemerera ko yamumuzanira bakabonana. Ariko Amunoni yabeshye se Dawidi. Umwami wa Isiraheli aramubwira ngo ko ndwaye wamfasha ukampereza mushiki wanjye akantekera akangaburira. Ariko bwari ubugambanyi bwa muhungu we abereye se wabo yayagiriye inama Amunoni. Amugira inama yuko ngo akwiye kwirwaza, hanyuma bakazana mushiki we akamugaburira. Muri cya gihe cyo kumugaburira agakora icyo Amunoni yifuzaga. Niko byagenze. Dawidi arabimwemerera ndetse atumaho Tamari ngo ajye kwitaba musaza we. Agezeyo akora ibyo umusaza we yashakaga, ariko yirwaje arembye cyane rwose. Amaze kumutekera ngo yifuza ko yamugaburira mu ntoki ze, ariko aheza abandi bagabo bose barasohoka. Hanyuma amufata ku ngufu aryamana nawe. Ariko uwo mukobwa kandi yari azi ubwenge bwa Isiraheli nk'uko abakobwa b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bari bazi ubwenge. Bavugaga yuko nta mukobwa warongowe usubira iwabo cyangwa se byabaga bikojeje isoni. Abwira musaza we ati, ko data atakunyima wajya ukamunsaba tukabana. Ariko musaza we wari umeze nabi cyane ntiyamwumva, amukora ibyamfura mbi, aryamana nawe. Yanga kuva muri urwo rugo, ariko ategeka abagaragu be bamukuraho ngaho nabi. Hanyuma ajya kumuregera musaza we Abusalomu. Abusalomu abirwara igihe, biramubabaza cyane kubera ko yarateje agaciro mushiki we. Kandi koko mu mateka y'Abisiraheli nta mukobwa wabaga wateshejwe ubusugi ngo azabone umugabo, biba bigoranye. Hanyuma y'imyaka 2 ishize, Abusalomu yigira inama yo gukemuza intama ze ubwoya, ariko yashakaga uburyo azabona Amunoni. Nuko atumira umwami. Umwami aramuhakanira. Umwami aramubwira ati, ntabwo byakunda, nta mpamvu yo kuza iwawe, twese tutakugora. Ariko Abusalomu amusaba ko bakuru be n'abarumuna be bo baza bakajya muri ibyo birori. Abisiraheli bari bafite
imigenzo yo gukemura intama ubwoya, ariko hakaba ibirori bakanywa bakishima bagasangira. Nuko Abusalomu asaba ise ko Amunoni nawe yaba muri ibyo birori hamwe n'abakuru be n'abarumuna be, ariko se bimutera akantu, aramubaza ati ni iki cyatuma unsaba cyane Amunoni? Ariko aramwemerera aragenda. Nuko bahurira kwa Abusalomu iwe barimo banywa, agambanira Amunoni, atumaho abagaragu arababwira ati nimubona Amunoni amaze kuryoherwa n'inzoga yizihiwe, mumutikure mumwice. Nuko Amunoni apfa atyo baramwica. Abandi bana b'umwami barahunga bagaruka ibwami, ariko Abusalomu nawe aratoroka arahunga aragenda ajya mu bihugu by'amahanga. Ise ababazwa n'iyo nkuru y'uko Amunoni yapfuye, kandi mubabaza igihe kinini rwose. Umutima w'ukubuka kuri Abusalomu, yumva atazongera kumubona. Ariko Yowabu umwishywa wa Dawidi, kandi wari mu ngabo za Dawidi, urwanirira umwami cyane, yaje kumenya yuko Dawidi umutima w'ukumbuye Abusalomu, kuko yari amaze gushira agahinda k'umwana wa Amunoni. Hanyuma umutima wo kumbura umuhungu wa Abusalomu nubwo yarahunze. Nuko Yowabu ashaka umugore w'umuhanga w'umunyabwenge, bagambana inkuru ikomeye cyane yo kugenda bakabwira umwami mu marenga uburyo umwami yakongera kwemera ko Abusalomu yagaruka. Nuko iyo nkuru umwami ayumvishe, yemeza ko Abusalomu agomba kugaruka, ariko akaza muri Yerusalemu, ariko ntazabonane n'umwami. Nuko Yowabu arirukanka azana Abusalomu mu murwa. Abusalomu asubira iwe, abaye igihe kinini, amaze imyaka 2. Atumaho Yowabu aramubwira, ashaka kumubwira ko ashaka kubonana n'umwami, kuko we yaribwiraga ati n'ubundi bimareye iki kuba i Yerusalemu ntabonana n'umwami? Ntibingana n'ubundi yuko nigumira mu buhungiro aho nabaga. Atumaho Yowabu ntiyamwumvira, amutumaho bwa kabiri ariko ntiyamwumva nanone. Ahitamo gutwika umurima we, atumye abagaragu be. Yowabu amenye ko umurimo we wahiye, araza abaza Abusalomu ati niki cyatumye abagaragu bawe bantwikira umurimo? Nuko Abusalomu aramubwira ati nuko nagutumye ukanga kuza. Hanyuma wanshakiraga iki? Yowabu niko yamubazaga. Avuga ati genda ubwire shobuja ati niki cyatumye ava mu buhungiro kandi n'ubundi asa nkaho agumyeyo? Nuko ajyana nawe amwikubita imbere. Abusalomu aramwibwira ati byari kuba byiza iyo nigumira mu mahanga, aho kugira ngo nze mbi Yerusalemu ntabonana na databuja umwami, ari we data. Umwami aramubabarira, bakajya bongera bagahura. Abusalomu mu rugamba rwo kugambanira se nibwo rwari rutangiye neza cyane. Yajyaga azinduka kare cyane, akaza ku irembo ry'ibwami, akahicara ategereje abaza ibwami, akababeshya akababwira yuko imanza zabo ari nziza, kandi ariko zidafite gicibwa cyangwa zidafite uwazibacira ibwami. Akabumvisha uburyo we yusa ngo ari ibwami, ahindutse umucamanza ajya bacira imanza neza. Abisiraheli benshi cyane bakajya baza aho ngo bakamusanga aho ngaho. Abusalomu akababwira ayo magambo, ndetse abereka uruhande rwiza cyane rw'uko afite umutima mwiza, kandi afite umutima ushaka gutunganya Abisiraheli. Ateranya se n'Abisiraheli. Umutima w'Abisiraheli wose urundukira ku bwiza bwa Abusalomu. Abusalomu ngo yari mwiza, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro. Yari mwiza
ku maso, afite uburanga rwose, ariko yagiye abereka n'umutima mwiza cyane rwose. Wamwegeraga wese yamwerekaga umutima w'imbabazi n'impuhwe nyinshi. Umwisiraheli uwo ari we wese wabaga afite ikibazo, yaba ari mu cyaha yaba atari mu cyaha, yapfaga kumwegera Abusalomu akamuhereza ubugwaneza, akamwereka n'umutima muzima. Nuko Abisiraheli bose bakunda Abusalomu ubwo ngubwo, bahitamo kumva umutima wabo unezerewe. Igihe kimwe rero amaze kubona yuko amaze kwifatira Abisiraheli bose, igihe kigeze ubugambanyi bwe yumva bugejeje hagati, ahita abwira se yuko yifuza ko yajya guhigurira Imana umuhigo ku musozi wa Heburoni. Heburoni aho ngaho niho yumvaga yuko yazajya akahima ingoma, akazaza arwanya se, kubera ko yari amaze kwigarurira imitima y'Abisiraheli. Nuko se aramwemerera, aramubwira ati se niki kikujyanye i Heburoni? Abusalomu amusobanurira ko igihe yari mu mahanga yarahunze ngo ahigiye umuhigo Imana, aramubwira ati ndashaka kujya guhigura i Heburoni, hatambira igitambo nkakorera Imana i Heburoni. Nuko se aramwemerera, aragenda, ariko ngajyana n'abandi bagabo benshi 200. Ariko abantu badafite umutima uryarya, batazi ikibajyanye, ari ugukurikira umwana w'umwami gusa. Ntabwo bari bazi ubugambanyi Abusalomu ashaka gukorera se. Bagezeyo, nuko ngo hashize imyaka 2 yohereza intasi zigenda mu Bisiraheli hose, zibabwira ngo nibaramuka bumvishe ijwi ry'Imana rivuze, bazavuge yuko umwami yimye i Heburoni kandi Abusalomu ari we mwami. Nuko ibyo byarabaye koko, umwami arima rwose Heburoni, bavuza impanda, Abisiraheli barishima cyane, bavuza impundu, bavuza induru, bavuga ko umwami yimye i Heburoni. Ariko se yaje kumenya aya makuru yuko ibyo byose birimo kuba, aratoroka, ahamagara abagaragu be, ahamagara ingabo ze, ahamagara abantu be bose, arababwira ati muze duhunga Abusalomu atatumara, kuko Abisiraheli bose bari bamaze kujya ku ruhande rwa Abusalomu. Umwami yabonaga atari burwane n'abaturage, nuko arahunga, ahunga Abusalomu, ariko asiga abagore be 10 b'inshoreke kugira ngo bakomeze kurinda urugo rw'umwami.